Muraho neza, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe ko iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuvuge ijambo ryayo, twumve icyo ivugana nanjye kandi twumve icyo ivugana nawe. Tugiye gufatanya gusenga mbere yuko dutangira kuvuga ijambo ry'Imana. Urakoze Data, icyubahiro cyose nikikugarukire kuri Umwami. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza w'umugisha, ushyirwe hejuru kandi uhimbazwe, kandi ikindi ufashe n'abantu bawe kugira ngo dusobanukirwe ijambo ryawe, kuko ari wowe ushobora gukora ibyo byose kandi ari wowe ubasha kugihiza mu mitima yacu. Urakoze ko ubikoze kandi nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gufatanya gusoma ijambo ry'Imana. Turi buze gusanga ijambo ry'Imana, turi buze gusanga muri Yobu, igitabo cya Yobu, igice cya 28 umurongo wa 28. Haravuga ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe ko iduhaye ijambo ryayo kugira ngo dufate uyu mwanya turivugeho. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bibiri. Ritubwiye kubaha Uwiteka, ritubwiye no kuva mu byaha. Ariko abantu bakoze ibyo ngibyo hari amazina yandi Imana ihita ibahereza. Iri ni ijambo Imana yabwiye umuntu, ntabwo yaribwiye abantu. Mbese yaribwiye njyewe, iribwira nawe. Kandi iri jambo riratugenewe twese, kubera yuko ijambo ry'Imana iyo rije ugomba kuryisuzumiramo, aho kugira ngo wumve ko runaka ari we rikwiriye. Oya, ijambo ry'Imana twese riratugenewe kugira ngo turyireberemo, kuko Bibiliya igita indorerwamo kugira ngo turebe aho duhagaze. Rero njye nawe, Imana ubwayo yarivugiye iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Rero njye nawe dukwiriye kubaho mu buzima bwubaha kandi bukubahisha Imana, kubera ko nibwo bwenge, cyangwa niho Imana irebera ko uri umunyabwenge. Iyo ugendera mu nzira Imana ishaka, iyo ugendera mu nzira zo gukiranuka, iyo ugenda wubaha Imana kandi ukayubahisha, iyo ugenda wera imbuto nziza, iyo ubereye abandi umucyo aho kubabera ikigusha, Imana ikubonamo nk'umunyabwenge. Kubaha Uwiteka ni ikintu cyiza nakwifuriza nshuti yanjye, kubera ko uhita witwa umunyabwenge. Ariko iki gisobanuro cy'umunyabwenge gitandukanye n'icyo isi itanga. Uwo isi ifata nk'umunyabwenge ni wa wundi uzi byinshi mu buryo bw'ubuhanga, mu buryo bw'amasomo, mu buryo bwo gusobanukirwa amateori menshi. Ariko Bibiliya itanze igitekerezo, Bibiliya itanze igisobanuro kinyuranye n'ibyo ngibyo. Mbese iki gisobanuro wakwemera ko nawe kikugeraho? Mbese wabona ko umuntu ashobora kuba yitwa umunyabwenge w'isi ariko imbere y'Imana atari umunyabwenge? Kubera ko amateori arayazi, kubera ko imibare arayizi, ariko ntabwo yubaha Imana. Bivuze ngo isi iramwita umunyabwenge, ariko Imana ntabwo ariko imwita. Kandi njye nawe iri jambo ry'Imana
rirusheho kutubera ubuzima nshuti yanjye. Turitekerezeho turebe niba turimo kubaha Imana. Biba byiza iyo wumvise ijambo ry'Imana hanyuma ukaryitekererezamo, ukaryisuzumiramo, ukareba inzira uri kugenderamo, ukareba koko niba zihuye n'iz'Imana ishaka. Kandi twabonye ikindi kivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo mu yandi magambo, umuntu ukiri mu byaha, umuntu ukigendera mu nzira kamere ye irarikira, Bibiliya imwita injiji cyangwa ntago aba yakajijutse. Birumvikana. Nanone turabihuza na bya bindi, umuntu ashobora kuba yamateora yazi, umuntu ashobora kuba yamibara yizi, umuntu ashobora kuba bwa bwenge asobanukiwe ikintu cyose ashobora kugisobanura by'isi n'ibindi byose, n'ubumenyi n'ubuhanga, ariko akaba atarava mu byaha, akaba agikora ibyaha, akaba akigendera mu nzira mbi. Bivuze ngo uwo muntu, tudaciye ku ruhande, Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana rimwita injiji, ntabwo riba rimututse. Ubwo ndabizi ko abenshi bashobora kuvuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa Imana ubwayo yakoresheje imvugo itukana. Oya, ahubwo ni imvugo igaragaza ukuri kw'ibintu biriho. Niba umuntu atarava mu byaha, namwe mubibone rwose, ibyaha ni bibi, ibyaha biricisha. Twakubona uhagaze, twakubona usobanukiwe ibyo byose, ariko umutima wawe nta buzima ufite, umutima wawe urarwaye. Niyo mpamvu Imana ibasha kuguhamagara. Imana iraguhamagara utarayakira, utaramenya Yesu, kugira ngo umwemere mu migendere yawe yose, kugira ngo umwakire akuyobore mu nzira ucamo zose. Ndakubwira ukuri nshuti yanjye, ndakubwira ukuri yuko nta gihombo kiri mu kubana n'uyu mwami. Uyu mwami ahemba neza, uyu mwami agira urukundo, uyu mwami agira imbabazi. Ariko ibihembo bya Satani ni iby'agahato. Ibihembo bya Satani nubwo abitanga, ariko birimo agahinda n'umubabaro n'amarira, kandi ahemba nabi. Ese wakwemera ukava muri ayo maboko Satani yagufatiyemo, ukava mu kugendera ku gitsure agutwaza igitugu, kavuga ngo guhera uyu munsi ntabwo nari nakakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko nanjye ndabyiyemeje, niyemeje kugendera mu mucyo we, niyemeje kugendera mu kuri kw'ijambo rye. Umaze kumenya ko umuntu w'umunyabwenge ari uwubaha Imana, umaze kumenya ko umuntu wavuye mu byaha ari we wajijutse, nawe wafata umwanzuro ukabarwa muri abo ngabo. Hanyuma ikindi nakubwira ni uko twemera Imana mu magambo, ariko tukayemera no mu bikorwa. Hari ijambo ry'Imana Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ngo bemera ko bazi Imana, ariko imirimo yabo irayihakana. Rero twemera Imana mu magambo, ariko no mu bikorwa no mu mbuto twera bigaragaze. Aho ngiye gusoreza, ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 3, haravuga ngo ariko abanyabwenge bazarabagirana cyangwa bazaka nk'inyenyeri zo mu isanzure iteka ryose. Abanyabwenge ni abahe bavugwa? Ni ba bandi bubaha Imana, ni ba bandi bavuye mu byaha ngo nitugera mu ijuru tuzarabagirana nk'inyenyeri zo mu isanzure, ngo tuzaka nk'umucyo. Mbese urumva uwo munezero? Njye nawe rero ibyo ni ibyacu, ariko nitubiharanira tukiri hano mu isi. Reka dusenge, ariko wayifashe umwanzuro, ubaye wiyemeje, Yesu ateze amaboko kugira ngo akwakire. Urakoze mwami, nkweretse abangaba bamaze kumenya iri jambo, nkweretse aba bamaze kwibuka inzira y'agakiza, ubafashe kugomeza kuva mu byaha, ubafashe gukomeza kukubaha. Nsengeye n'uyu utari wakakumenye, ufashe umwanzuro wo kubana nawe, ufashe umwanzuro wo kukwakira, umufashe ubane nawe kandi umusange umugani